hari igihe igikara kizashira haza inzobe. Isi ntiwayibwira ngo ufite sheri ugukunda, kuko hari igihe akwanga. Ndabashubuje mu izina rya Yesu. Ndabashuje mu izina rya Yesu, abakunzi ba Mama Sharirene, Imana ibahe umugisha. Ni muri wa mwanya w'impuguro, ibiganiro, ibintu byinshi bitandukanye tugenda twumva kuri Mama Sharirene, kubera yuko tugomba gukora ibintu bitandukanye kuko turi abantu batandukanye, kandi kuko duhura n'ibintu bitandukanye, ni nayo mpamvu tugomba gukora ibiganiro by'ibintu bitandukanye. Rero Imana nibahe umugisha uyu munsi. Ndifuza kusuhuza abanyarwanda bari mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda, ndasuhuza abo mu bihugu by'abaturanyi, ndasuhuza abo muri Afrika, ndasuhuza abari muri Amerika ya ruguru n'iyepfo, abari muri Europe, abari muri Aziya no muri Australia. Imana ibahe umugisha. Ndasuhuza abasilamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndasuhuza abagatulika aho muri hose, ndasuhuza abadivantiste umunsi wa karindwi, abayehova. Ibi byiciro byose ndabizi ko munkurikirana kandi mujya munyandikira mukampamagara, niyo mpamvu rero mbasuhuza. Kandi impamvu mbasuhuza nuko muri abantu b'Imana, twese turi abantu b'Imana. Ibintu by'ingenga bitekerezo z'amadini tujye tubireka, kuko ikintu cyanteye ubwoba, nabonye Imana yigushije imvura. Ntabwo yigusha mu bapene gusa cyangwa ngo yigushe mu bangirikani, iragwa ahantu hose ikahakwira. Imana ishimwe. Iyo igiye gutanga umugisha ntirobanura ku butoni, iyo igiye gukiza ntirobanura, n'iyo igiye kwica ntirobanura, iyo igiye guhemba ntirobanura, n'iyo igiye guhana ntabwo irobanura. Amakuba yo mu isi turayasangiye, n'ibyiza byo mu isi turabisangiye. Ingengabitekerezo z'amadini nitwe tuzishyiramo, ariko reka nkubwire, nubona umuntu Imana yamukunze ntukirirwe umwanga ngo ugire n'ibintu byinshi. Aba bantuza si beza, abaki ntibemera Yesu, riri. Ibyo ni ibyanyu, ariko imbere y'Imana ifite ukuntu idufata twese, kandi nzi ko buri torero ryose ririmo umugeni. Rero ndabashuhuje mwese n'andi matorero ntabashije kuvuga muri uyu mwanya, by'umwihariko abasirikare aho muri gucunga umutekano, muri mu kazi gakomeye. Imana ibahe imbaraga nyinshi, kandi ibahe ubwenge bwinshi. Imana ijya ibana namwe uko bwije n'uko bukeye. Abapolisi mu muhanda, ni ukuri mugira akazi gakomeye, mugira akazi gakomeye. Sinzi umumotari, nkunda gutwarwa n'abamotari tukaganira, ukumva nyine bari kuvuga abapolisi riri. Nigeze mbwira umumotari umwe ejo bundi, ndamubwira nti rero abapolisi nta makosa bagira kuko baba mu muhanda bari mu nyungu za rusange. Mwebwe rero muri abanyamakosa kuko muba mu muhanda ariko muri mu nyungu z'inda zanyu, cyangwa muri mu nyungu z'abagore banyu n'abana banyu. Rero izo nyungu za rusange umupolisi aba ari guharanira mu muhanda, niyo mpamvu zikubangamira. Ubwo rero kuko ahagaze mu nyungu z'abantu benshi, agomba kugutsinda, kandi koko niko kuri. Hanyuma ndanamubwira nti kuri iyi moto yawe nta muntu wapfa kuyijyaho mutavuganye, aramutse atubahirije n'amasezerano yivuyemo ntiyagucika. Rero nawe mu muhanda hari umurongo baba barihaye, hari n'ibyo baje kuhamara. Ubwo rero ubusanga abantu twikubira twishira, ariko buri wese mbona dukunda kuba buri wese akaba mu nyungu ze, ariko buryo umuntu uba mu nyungu ze ntabwo aba ari mwiza. Ni byiza ko tubaho ariko tukaba no mu nyungu za rusange. Aha hantu rero nifuje ko tuganira iki. Abantu benshi isi yarabababaje, abantu benshi isi yarabababaje, kandi nimvuga kubabazwa n'isi, burya nabayituye, kuko isi nabayituyemo. Kugeza ubwo umuntu ashaka igisubizo yahisi akakibura. Ariko ndashaka kubabwira muri aka kanya ngo igisubizo cyangwa igisakuzo isi yagusakuje ukabura icyo yishyura, nje kukubwira ngo Imana igufitiye icyo wasubiza isi kandi ikemera. Isi, ubwo ndavuga bisi, Imana igufitiye igisubizo wahise, Imana igufitiye ijambo wabwira isi, kuko iyi si yanteye ubwoba. Ndashaka kubwira abantu baburiye igisubizo isi, Imana igufitiye igisubizo ushobora guhisa. Isi hori dusakuza, sakwe y'isi, sakwe ngo mu gitondo, sakwe ukicara ukabura ikintu wasubiza isi. Ariko nje kukubwira ngo Imana
igufitiye igisubizo n'icyo ushobora kwishyura. Isi tuzayibamo gute? Abisi kubana nabo riri. Ariko nje kukubwira ngo Imana yo mu ijuru yonyine nifite kuguha ikintu ushobora gusubiza isi. Kuko isi nasanze itemera. Ndavuga abisi ntibemera. Isi tubikiye amarira, isi tubikiye habitsemo ibyishimo, isi tubikiye ibituzamura ariko ifite n'ibitumanura. Burya niho ibera ingoma. Iteka ikwereka ineza izakugirira igahisha inabi izakugirira. Isi ye yakuzamuye igaguha icyubahiro iguhisha ko n'igisuzugurira ikibitse. Isi yo yakuzamuye ikaguha ijambo iguhisha yuko ifite no kuri kwambura. Isi yo yaguhaye amafaranga iguhisha ko izana yakwambura. Isi guha umugore nikwereke ko izana batanu. Isi kwereka yuko ukomeye nikwereka aho izakurangiriza. Isi kwereka ko uri umuntu ufite agaciro nikwereke ko izagutesha agaciro. Isi kwereka ko uri umunyabwenge ikaguhisha aho izakugirira injiji. Bishatse kuvuga ngo ibintu byo mu isi byose imodoka bigutera ubwoba. Kuko uzi ko hari igihe icakirana n'igikamyo igahita ihinduka uburere. Kugira ngo ushime Imana, reka n'abantu bashima Imana bakajya imbere y'iteraniro, bamwe basigaye babikora bafite ubwoba. Ninjye imbere y'iteraniro nkavuga ko Imana yanyubakiye urugo ejo rugasenyuka nzabigira gute? Aho sibera ingoma. Ninjye imbere y'iteraniro nkavuga ko Imana yambaye akazi ejo bakakanyirukanaho. Nuko isi ikoze. Kuko ntabwo ushobora gukangisha isi ngo ufite umugore mwiza kandi ifite ubushobozi bwo kubatandukana. Ntibibere ingoma. Ntushobora kwikangisha ngo ufite amafaranga kandi ifite inzira nyinshi izayakwamburiramo. Haleluya. Ntabwo isi wayikangisha ngo ndi munini ifite ibintu yakora ukagabanuka. Ntabwo wayikangisha ngo ndi inzobe isi ngo ibwire turabona ukuntu ndi inzobe ifite ahantu yakora ugahinduka igikara. Ntiwayikangisha ngo wize amashuri ifite ikintu ikora ikagutesha agaciro na diplome yawe ukamera nk'utarize. Ntiwayibwira uti ngewe wasiwe ndi mu kazi kandi ifite ubushobozi bwo kukakwirukanaho. Igisubizo gifitwe n'Imana kandi igisubizo cyenyewe Imana iguha cyemeza isi. Ndaza kukubwira ikintu cyemeza isi ikemera. Ntiwayibwira ngo ufite sheri ugukunda kuko hari igihe akwanga. Ntiwayibwira ngo ufite amasambu menshi, hari igihe ugira ikibazo ukayagurisha. Ntiwayibwira ngo nabyaye abahungu n'abakobwa ibitsina byombi kandi hari igihe ifata abakobwa ikabagira indaya, abahungu ikabagira bamwe b'urumogi ugasanga urahombewe. Nta kintu wakangisha isi. Ariko Imana yo mu ijuru igufitiye, vuga ngo haleluya, igufitiye icyo wabwira isi. Ifite ukuntu yakugira ukemeza isi. Ifite uko haleluya, ifite uko yakugenza isi n'abisi bakemera. Ndabikubwira. Isi ntiwayibwira ngo ndi icyamamare kuko ukwamamaza ukagira igikundiro ni nako iguteza icyangiro. Kuko byose mu isi birahari. Ntiwayibwira ngo ndya gatatu ku munsi, ibishatse wazajya urya gatatu mu kwezi. Ntiwayibwira ngo ndya ibiryo byiza, iyo utangiye kurya neza nayo ikuzanira indwara zisobanutse. Ikagukura ku munyu, ikagukura ku mavuta, ikagukura ku mata, reka nkubwire, ikagukura ku mavuta ukarya ibitogosheje, ikagukura ku isukari ukarya ibitagira isukari, ikagukura ku bitotsi ukaryama ku gitanda cyiza ukarara ukanuye, ukabona amasorori meza ateguye nk'amoko 10, abaja bawe n'abajajabye, abashyitsi wemera n'abo utemera bakaba ari bo babirya, ari wowe wabiruhiye. Ntabwo isi wayibwira ngo abantu bose baranyemera kuko ifite ikintu yakora abantu bakakwanga. Haleluya. Nje kukubwira ngo Imana igufitiye igisubizo ushobora guhisa. Hari igisubizo uhisi ikifata gutyo. Nge hari ikintu navumbuye ndacyitegereza, Imana iyo yakiguhaye
hari ikintu ukorera isi nayo ikishaka ikibura. Urabizi iyo mvuze ngo ni isi, isi ni isi, ariko hari ikintu ukorera isi ikavuga iti mva urampamije. Hari ikintu ukorera isi ikemera. Ni ikintu kimwe, ni ikintu kimwe kidaturuka ku muntu, ni ikintu kimwe gituruka ku mbaraga z'Imana, gituruka no mu bushobozi bwayo, igukorera wowe, hanyuma kikaba umuti ugomba guhisi. Isi yakuzanira amarira, yakuzanira n'ibitwenge, byose ukabifata kimwe. Uzi icyo kintu icyo ari cyo? Ni ugufata ibyigukorera ukabifata by'ibidahari. Umva, ni ugufata bya bintu bibi isi gukorera ukajya ubifata nk'aho utabibonye, ikakuriza ntibone warize, buryo uba wayihamije, ikakubabaza ntugaragare nk'uwababaye. Ibyo bintu si inyama n'amaraso byatuma ubigeraho, ni imbaraga z'Imana ishobora byose, kandi Imana yacu idushoboza. Isi yakubabaza mu cyimbo cyo kubabara ugaseka, isi yakuriza mu cyimbo cyo kurira ukishima, yakugira umukene ntusabirize kandi ntuse n'abakene. Gusuzugura ibintu isi gukorera niwo muti wonyine kuko kubikora byo bizabikora kuko ari isi. Kubikora bazabikora n'abisi, kubivuga bazabivuga n'abisi, ariko nibavuga ngo uri mubi ujye wiyeranje ntuse n'icyo bavuze, ujye uvuga uti ndi mwiza kubera Imana. Nibavuga ngo uri umukene ubabwire ngo ndi umukene ku mubiri ariko ku mutima ndi umukire. Nibavuga ngo uri injiji ntiwize, uzajye ubabwira ngo sinize amashuri yize ariko nize ayo mwuka. Nibakubwira kuri incike nta muryango ugira, ujye ubabwira ngo nubwo abantu twose ibere rimwe mu nda ya mama ntabo ngira, ariko hari abo twose ibere rimwe rya Kristo, dufite umugabo umwe utwose witwa Kirisito. Icyo ni igisubizo uhisi. Nibakubwira ngo urirabura, yemwe bakobwa b'i Yerusalemu ntimutangazwe nuko nirabura, hari igihe muzamenya uwundi we, maze kwiyambura ubushwambagara, maze nisangira umukunzi wanjye. Yego, hari igihe igikara kizashira haza inzobe. Isi ni ugusuzugura ibyo gukorera. Waba bakubwira ko urinjije ukabereka impamvu z'uko uri umunyabwenge, bakubwira yuko uzapfa ejo bakakwereka ukuntu ugomba gupfa ejo, uzababwire ko nta mukiranutsi upfa ahubwo arasinzira, kandi twe nitunapfa tuzongera tubeho. Imana yo mu ijuru iguha imbaraga zo gusuzugura iby'isi gukorera. Ndavuga bisi, aho ni igisubizo kirambye. Ntumere nk'uko isi igufata. Isi nikubwira ngo urindushye nawe ngo iyindi indushye. Isi nikubwira ngo uzapfa ejo, nzapfa ejo, wajya ubabwira se ko uzarama. Isi nikubwira ngo turakwanga, ujye uyibwira ngo Imana irankunda. Nyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru, nisunze umukiza ukomeye. Igisubizo ushobora guhisa ni kimwe, ni ugusuzugura ibyo gukorera. Uwo ni wo muti. Ni hahandi uzaba umushomeri ntibukunukeho, ni hahandi uzaba umukene ntibiguse, ni hahandi uzaba umunyamibabaro ntibigaragare, ni hahandi uzasonza ntuse n'inzara, ni hahandi uzabura ibyo kwambara ntuse n'utambara.
isi iyigushyize muri detail, ukayibwira ko ibyiri kuvuga utabyumvise, ukayibwira ko ibyiri gukora utabibonye, ni umuti urambye wo kudakandamizwa nayo. Isi yakubwira ngo ntusinzira, ukiyeranja ukagona, ukamera nka Dawidi wavuze ngo nzaryama sinzire nizigure kuko Uwiteka ambereye maso. Isi yakubwira ngo sinshaka kuzajya useka, ukajya useka, ukiyeranja ugaseka, na muzitsa kandi kagaragara. Isi yakubwira ngo ujye ugenda wihishe, ujye ugenda ahabona kandi ugende wenyine. Isi nikubwira ngo urashaje, ujye uyibwira ngo inyuma harashaje, ariko imbere ntabwo ushaje. Hari umugabo umwe wigeze ubwira Sharirene, aramureba kumbega umwana w'ikimuga. Sharirene aramubwira ngo ngewe mugaye ukugura ariko wowe wamugaye mu mutwe. Sharirene aravuga ngo mama, ngo kiriya kigabo kiramwe ngo ndi ikimuga, ngo ndakibwiye ngo ngende mugaye ukugura ariko wowe wamugaye mu mutwe. Sumva ataramuhamije, aravuga ni kora hano mwana we, kora hano. Yamugaye mu mutwe. Umuntu utinyuka gufata umwana mutoya akamureba akamubwira iryo jambo, ntabwo ari iryo jambo, ubwo se urumva koko adafite ikibazo cyo mu mutwe? Hewe, ntugashake gusa n'ikisi igushakaho, ntugashake kubaho ku isi igutegetse. Ariko mu buryo nshaka kukubwira, ibintu dutegekwa n'isi ni byinshi, ahubwo sinshaka kuzapfa kuko isi yakwishe. Ntuzarire kuko yakurijije, uzarire kuko ukwiye kurira, ariko ntuzarire kuko isi yakurijije. Dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Hari ingero nyinshi ushobora kumenya no kubona Imana ukuntu yagiye ibana n'abantu bayo mu bihe bikomeye. Bushize nabwo ukuntu Yohana bamutaye mu ngunguru y'amavuta, aho kugira ngo ashirire, Bibiliya iravuga ngo yavuyemo afite umubiri nk'uw'umusore. Babwira ukuntu Eliya yanyuze ku bana b'abasore b'imigirigiri, ngo bakajya bamubwira ngo dore ka kanyaruhara, ategeka ibisimba biva mu ishyamba bimiragura twa duhungu twose. Babwira ukuntu Daniyeli yagiye mu rwobo rw'intare, Imana iharahamukura. Sadura akajya mu itanura ry'umuriro, Imana irawuzimya, bavamo ari bazima. Kubwira ukuntu Debora yarwananye n'Uwiteka urugamba, Abisiraheli bagatsinda. Kubwira ukuntu Samusoni Imana yahoreye amaso ye, imuha imbaraga apana n'ababisha. Kubwira ukuntu Abafilisitiya bari barajujubijwe, Abisiraheli bari barajujubijwe n'Abafilisitiya, Imana ibashakira umucunguzi, haza ari umwana witwa Samusoni. Kubwira ukuntu umugaragu umuja wa Namani ari we wamubwiye ati iwacu mu Isiraheli, yarari mu Isiriya, hari Imana ikize ibibembe bose, yajyaga gukaraba akamubona n'isumi ibibembe byuzuye, aravuga ati iwacu haba umuti. Agiye ategekwa kwibira karindwi, avamo ngo yagize umubiri mwiza. Kubwira ukuntu Eliya ku musozi Karumeli ari kumwe n'abahanuzi ba Bayali, yasanye igicaniro akavuga ngo Imana uyu munsi igaragara, ya Eliya ikaba ariyo yatwitse igitambo. Imana igufitiye igisubizo. Ibyo utabona mu muryango, ibyo utabona mu bantu, ibyo utabona mu nshuti zawe, ibyo utabona abantu baraguhinduka, abantu bakakwanga ntacyo mupfuye, kimwe nuko bagukunda ntacyo wabahaye, niko bakora. Ariko Imana igufitiye, haleluya, igufitiye igisubizo, igufitiye ubutabazi. Yigirira icyizere, uyizere kandi uyiringire.